bivuga ko jenoside mu Minembwe bivuga ko jenoside mu Minembwe bafite ubugome nta kintu cyahindutse. CNDD-FDD na MRND bimeze nk'ikirumuna, imiterere yabo, politike zabo z'amacakubiri sinzikomera kimwe. IDPS yo ngiyo muri Kongo nuko bimeze, wagira ngo na MPR yazutse, tubivuga n'ubundi no mu biganiro bisanzwe, sibyo? Urebye kuko urumva ntabwo avuga ngo uribuka jenoside wiri kuvuga imvugo zibiba urwango muri Kongo. Wumva amagambo ya Bitakwira, wumva amagambo yande bintu nk'ibyo yamuyaya mu bindi biganiro, cyangwa se amagambo ya mategeko 10 ngo y'abahutu ntuzeho zasoma Sylvain Kenge kuri RTNC byakangura burundu. Urumva fuza yuko ari we wazaba umukandida w'ishyaka CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu azaba muri 2027. Kuri iyi nshuro ukabona ko Tanzania n'ibindi bikomerezwa byifuza ko Bunyoni yazaba perezida, ariko Neva nawe kugeza kuri ubu nta bikozwa, aho hari amakuru avuga ko Neva akomeje kugenda ashaka amaboko akomeye hirya no hino mu karere no mu bindi bihugu ndetse no mu bikomerezwa biri imbere muri CNDD-FDD. Ahubwo Marshal icyo nibaza ari kimwe, twagiye tuvuga ku makuru ndetse aho tuvuga ko Bunyoni ubuzima bwe butameze neza kugeza kuri uyu munsi, kandi ko kurumva umuntu wafunzwe ibyo yavuze byamuyeho muri gereza. Ese birashoboka ko avuze iki kwamufasha ku ngufu? Yego, mu yandi makuru twagiye twumva zifite baramuhemukiye gusa, twumva baguye ku busa. Yego, bamwe bati ese bwo ubuzima bwe bwaba bwaragenze neza muri uyu mwaka atikarejo bundi politike ya hariya kandi adahari. Rero Bunyoni stamina yagira yose cyangwa ubuzima bwose yagira ntago bimukuraho kuba ashobora gucalenjinga Petero Nkurunziza. Ahubwo buriya banakubwira ko niyo akomeza kuba afunze ari nabwo yamucalenjinga bikaze. Petero Nkurunziza nako ndayishimiye Evariste yamucalenjinga na cyane rwose. Ariko kuba perezida Ndayishimiye nka perezida w'igihugu yafungura Bunyoni, sibyo? Akamufungura noneho nyuma tukabona rezilita ko amufunguriye kumuzonga. Icyo nacyo ni paradox tumvikana. Ntabwo nakwicara ngango nshimangira ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko perezida Ndayishimiye ni perezida w'igihugu nk'abandi ba perezida bose. Kuki se wenda vis-a-vis y'ikibazo cya Bunyoni ataba ari umwifuriza ibyiza kuko amukuye no muri ako kaga, abantu bakabona ko amufunguriye kumuzonga? Ese Tanzania ko bavuga ko yagize uruhare mu kugira ngo afungurwe, niyo CCM murimo kuvuga, yagize uruhare kugira ngo afungurwe, nagera hanze yigira karakajya asubire mu kaga, asubire mu bibazo. Kuki mutabona yuko iyo ngiyo ari ingingo yo gushaka gusubiza Bunyoni muri gereza, yo kumuhimbira yuko arimo gukorana na Tanzania ngo arwanye Ndayishimiye, mu gihe bari bashaka kubaka undi murongo muzima wenda bakoranamo, cyangwa se Bunyoni atanakoreramo abantu baritaringa bakikorera ibyabo, cyangwa agira uko amugenza. Ariko abaperezida bakinisha wowe urabakinisha. So abanzi ba Bunyoni ntibumva ko bishimiye ko abahanze yagereza, barashaka icyamusubizayo ko yongeye kuzana indi genge we n'abatanzania n'iki byose. Tanzania nibyo bakora seriously, ntabwo ari ya CCM wavuga ngo yahikavarinze Tanzania ikanasagurira ibihugu bituranye ku buryo yajya gukanga mu Burundi ngire Burundi se bushyira kuzikora ko CCM yabyemeje gute se gute influence ya CCM. Abandi bati ese Kikwete bwo ati ntiyashobora kuba yagambanira Ndayishimiye, ahubwo ari uko adashaka ko yongera kuyobora Uburundi, atakaba ariyo mpamvu ashaka no gushyiramo iyo turufu, atariko mu by'ukuri ari ngikarita ari gucanga kuba ashaka gutanga undi mukandidati niyo ataba Bunyoni. Erega nyiri nkota no bifite ikirindi. Niba perezida Ndayishimiye yaritaga perezida Magufuli baba akabivuga Kigoma hari yabahuye n'ibintu biri on record urabyibuka. Icyo gihe umurongo perezida Ndayishimiye yari arimo washoboraga kuba wumva ko iyo CCM uvuga muzehe Magufuli nyakwigendera nyine ari abantu bafite supremacy quelconque runaka yanakwita iryo zina n'icyo cyubahiro yabahaye, niba bitaro buryarya. Yego, kuko no muri politike no buryarya bubamo, si byo si kimwe. Ubwo urumva iyo standing uko kuntu uwo Ndayishimiye yarahagaze muri iyo myaka, dusipoze ngo wenda ni naho Bunyoni yahagarara gukeza Tanzania, gukeza CCM, gukeza. Yego, none se Tanzania ninjije bo barishwa yuko uwo general Bunyoni we bagize uburyo bamu raising akazamuka, we ataba Ndayishimiye wundi. Erega ikintu genda nakubwiye siwe njya mbibwira se n'ubwa mbere nuvuze
ngo nzashinga kaminuza ifite faculty yigisha abantu uwo bita perezida w'igihugu icyo ari cyo. Yego. Uzi ko abantu benshi batagira iyo understanding. Just ubona perezida mwakinanye umupira nka Ndayishimiye, mwabanaga mu ndaki, mwageraga mute mukiri mu ishyamba, uracyamubona nka Ndayishimiye watekerezaga mbere ko you are wrong, uribeshya. Nundi Ndayishimiye uri mu ntare rushatsi iyo presidence ufite araho bicomekeye, urumva? Yego. Urabona ukuntu tubona izinga z'amashanyarazi zitunyura hejuru. Yaba high tension, haba medium tension, yaba iki n'iki bisinga bigenda. Umuntu ubona insinga akabona ndetse n'ahacomeka muri prize acomekamo, uriya muntu aza amashanyarazi nk'amumurikira nk'urumuri, aza amashanyarazi nk'insinga ziyagendamo abibona. Gasaro TV. Bishobora gukora jenoside mu Minembwe. Bishobora jenoside mu Minembwe, bafite ubugome, nta kintu cyahindutse. CNDD-FDD na MRND bimeze nk'ikirumuna, imiterere yabo, politike zabo z'amacakubiri sinsiyakomera kimwe. IDPS iyo ngiyo muri Kongo nuko bimeze, wagira ngo na MPR yazutse, tubivuga n'ubundi no mu biganiro bisanzwe, sibyo? Urebye kuko urumva ntabwo avuga ngo uribuka jenoside wiri kuvuga imvugo zibiba urwango muri Kongo. Wumva amagambo ya Bitakwira, wumva amagambo yandi bintu nk'ibyo yamuyaya. Mu bindi biganiro cyangwa se amagambo ya mategeko 10 ngo y'abahutu ntuze yaho zasoma Sylvain Kenge kuri RTNC byakangura burundu, urumva? Wena mu bindi biganiro tuzabidevelopinga, tuzabifatira umwanya tubikore development, ariko kuba mu karere k'ibiyaga bigari ideologie y'aba genocidaire izengurukamo, washakira mu Burundi, washakira muri Kongo, wajya Uganda ntube wayibura, wajya kwa Bakikwete ntube wayibura muri Tanzania. Icyo ni ikintu umuntu yavuga ko kigaragaza. Yego. Icy'ingenzi rero dufite wenda gihumuriza nuko mu by'ukuri ubona extreme y'aba genocidaire, ariko ukabona na extreme irwanya genocide. Kandi nta hana aba genocidaire bajya bapfa no gutsinda intambara zo byo bajya mu byose baratsindwa. Yego. Haba Kongo M23 FC bamiriye nabi, abi Burundi nabo birirwa bitsinda muri biriya bari abarundi bicecekeye babare igihugu cyabo gikora, sibyo? Ntaho bazamenera mu karere k'ibiyaga bigari. Ntago aba genocidaire bashobora gutegeka cyangwa bagira ikintu bageraho. Ubwabyo rega kubura mu genocidaire nyine ubwabyo ntago biguha ubuzima. Kuba nta nura kurwanya nta nura gukoraho. Ubundi uri gihundu gihembe kigenda. Urumva? Nta cyuri cyo ntibikunda. Kuko ni genocide nagari projet de développement uzageza ku baturage. Ntabwo ari soshoka, nta kintu kirimo, nta kintu na gito yakirimo. Yego. So hejuru yuko nta kintu kirimo rero byongeraho urubyiruko rw'iki gihe. Urubyiruko rw'iki gihe Sandrine, umubaze ICT, urumva? Yego. Umubaze iby'iterambere, umubaze iby'ubuengineer n'iki byose. Urubyiruko rw'iki gihe, generation dufite uyu munsi, n'abantu bashaka gukora no gukira no gutera imbere ku buryo bwihuse kandi bagakoresha ubwenge. Yego. Kuko abantu barajijutse. Nizi mbuga zirakora, uhari udukurikiye ufite kusoma kuramo, ahari ukurikiye izindi mbuga, ibindi binyamakuru buri kimwe cyose. Hari abantu bavuga ibintu bibi bishobora gusenya, ariko hari n'abantu bakubwira ngo neva ngo ntago bikunda. Buri Rwanda na Kongo mu gihe cy'akagahenge twari tubanyemo na Tshisekedi, hari haratangiye kujyaho itsinda ry'urubyiruko rushimangira kureba ahazaza ibihugu byacu, ndetse uwo muryango wari unariho wajya gunaterana ugateranira mu Rwanda cyangwa ugateranira muri Kongo. Abitwa ba Ludovic Karengayi abantu barabazi bafunze ubu ngubu, bafungiye Kinshasa, ngira ngo afungiye Indoro cyangwa se muri ya gereza ya Makara. Wabonaga ko bajyaga bakora n'ingendo shuri bakaza no gutanga ibiganiro hano mu Rwanda bijyanye n'ikintu cy'ubworoherane n'ubumwe n'ubwiyunge. Yego. Ntekereza ko rero abatoya ari nabo cyizere cy'ejo hazaza, ntabwo bafite kumva hari umuntu wabasenyera akarere cyangwa se ibihugu byabo. Abandi basigaye n'abazarendo bakoreshwa na Bacisekedi, abo ngabo nyine nabo bafitiwe umuti, nibitambika ibyo birabareba. Yego.
Ati mu yandi makuru akomeza kandi nabonye akomeye benshi bakomeje kubyibazaho byinshi bitandukanye, bati igihugu cya Tanzania cyane cyane ishyaka rya CCM n'abajenerali bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi n'ibindi bikomerezwa ryo mu ishyaka CNDD-FDD bakomeza kugaragaza yuko Bunyoni wari warafunzwe na General Neva akaza gufungurwa, bifuza yuko ariwe wazaba umukandida w'ishyaka CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu azaba muri 2027. Kuri iyi nshuro ukabona ko Tanzania n'ibindi bikomerezwa byifuza ko Bunyoni yazaba perezida, ariko Neva nawe kugeza kuri ubu ntabikozwa, aho hari amakuru avuga ko Neva akomeje kugenda ashaka amaboko akomeye hirya no hino mu karere no mu bindi bihugu ndetse no mu bikomerezwa biri imbere muri CNDD-FDD. Ahubwo Marshal icyo nibaza ari kimwe, twagiye tuvuga ku makuru ndetse tuvuga ko Bunyoni ubuzima bwe butameze neza kugeza kuri uyu munsi, kandi ko kurumva umuntu wafunzwe ibyo yavuze byamubayeho muri gereza. Ese birashoboka ko uvuze iki kwamufashe ku ngufu? Yego, mu yandi makuru twagiye zifite baramuhemukiye gusa, twumva baguye ku busa. Yego, bamwe bati ese bwo ubuzima bwe bwaba bwaragenze neza muri uyu mwaka tikarejo bundi, bibaza ku buzima bwa Bunyoni se? Yego, ku buryo nyine yabasha guhangana na Ndayishimiye. Oya, ntabwo bigo. None se reka nkubaze, ubundi yadafungurwa agakomeza kuba ari muri gereza afunze, yego, ntabwo Nelson Mandela mu myaka 27 yabaye muri gereza ya Robben Island muri Afrika y'Epfo, ntabwo yakomeje kuyobora politike ya ANC muri Afrika y'Epfo? Yego, umuntu kuba afunze, umuntu kuba afunguwe, umuntu kuba wenda yabahunze ari nk'impunzi, ntabwo bimukuraho kuba yakora politike mu gihugu cye kandi gakomera. Na cyane ko nko muri Bangladesh ngira ngo herutse kubera, ni muri Bangladesh habaye imyigaragambyo y'urukano uriya mudamu wari ku butegetsi, ariko nk'umuntu wagiye kumusimbura ni Bangladesh, ariko kuri Bangladesh I think yavuye mu bihugu by'Uburayi n'ubundi ariho yarasanzwe aba, sibyo? Bigaragara ko yasaga n'ufite mu kiganza gucunga no politike ya hariya kandi adahari. Rero Bunyoni stamina yagira yose cyangwa ubuzima bwose yagira, ntago bimukuraho kuba ashobora gucalenjinga Petero Nkurunziza. Ahubwo buriya banakubwira ko niyo akomeza kuba afunze ari nabwo yamucalenjinga bikaze. Petero Nkurunziza nako Ndayishimiye Evariste yamucalenjinga cyane rwose. Ariko kuba perezida Ndayishimiye nka perezida w'igihugu yafungura Bunyoni, sibyo? Akamufungura noneho nyuma tukabona rezilita ko amufunguriye kumuzonga, icyo nacyo ni paradox tumvikana. Ntabwo nakwicara ngango nshimangira ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko perezida Ndayishimiye ni perezida w'igihugu nk'abandi ba perezida bose. Kuki se wenda vis-a-vis y'ikibazo cya Bunyoni ataba ari umwifuriza ibyiza kuko amukuye no muri ako kaga, abantu bakabona ko amufunguriye kumuzonga? Ese Tanzania ko bavuga ko yagize uruhare mu kugira ngo afungurwe, niyo CCM murimo kuvuga, yagize uruhare kugira ngo afungurwe, nagera hanze yigira karakajya asubire mu kaga, asubire mu bibazo. Kuki mutabona yuko iyo ngiyo ari ingingo yo gushaka gusubiza Bunyoni muri gereza, yo kumuhimbira yuko arimo gukorana na Tanzania ngo arwanye Ndayishimiye, mu gihe bari bashaka kubaka undi murongo muzima wenda bakoranamo, cyangwa se Bunyoni atanakoreramo, abantu baritaringa bakikorera ibyabo? Gihe abavuga izi nkuru wasanga n'abadede bashaka kugira ngo Bunyoni babona bakomeze ahigwe ko ari afite ikintu cy'ikihangana na Ndayishimiye. Bunyoni ashobora kuba afite, Bunyoni yabaye ministre w'intebe, Bunyoni yabaye ngira ngo ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, Bunyoni yabaye mu gipolisi cy'u Burundi. Reka nkubwire ko Bunyoni afite abantu benshi yahemukiye muri aka karere, bashobora kuba babona no gufungurwa kwe badatuje. Ariko nawe yarahemukiwe muri gereza. Yarahemukiwe, ariko ntabwo bikuraho ko yahemutse muri aka karere k'ibiyaga bigari, kuko yame yakurupora umwe nawe ntawe yakoze. So Bunyoni abantu baracyamuhiga bufuri na buhoro, barashaka icyamuteranya Ndayishimiye ngo amusubize muri gereza, cyangwa agira uko amugenza. Ariko abaperezida bakinisha wowe, urabakinisha. So abanzi ba Bunyoni ntibumva ko bishimiye ko abahanze ya gereza, barashaka icyamusubizayo ko yongeye kuzana indi genge we n'abatanzania n'iki byose. Tanzania se yasabye ko Bunyoni afungurwa kugira ngo amahoro ahinda aboneke, none isubiye inyuma kandi irashaka ko Bunyoni ahangana Ndayishimiye. Urumva big making a sense? Ntabwo making a sense. N'ikindi biriya n'ibihugu bigirana partnership, iyo CCM
Ndayishimiye niwe yavuze ngo yabwiye Magufuli ngo ni baba wabo n'iki byose, niba biyumva nk'abana ba Tanzania it's okay, ubwo niko babyumva. Hako nta rugo ruhahira urundi, nta rugo ruhahira urundi ngo Tanzania ngihahira urundi kugeza ujya no gutegeka ko politike yahigenda. Niba CCM ikuze, ubu se CCM ntago bayirebye imboga mu menyejo bundi, urubyiruko rukayitera ibyondo rukayitera iki n'iki mu matora buriya se yateye imbere, ntabwo yatsikiye. Erega CCM ishobora gukomera ariko mu minsi imbere ikazisunga CNDD-FDD yageze mu magume nawe byayikomeranye, urumva. CCM ntabwo ikomeye cyane aho ku buryo ntigikomeye cyane aho gukanga abantu, ngira kanga n'u Burundi, ngira kanga n'iki, nukuri kose, urumva. Rwose bavuga bati like dad like son, nta CCM nta ntuzi. CCM ya kera yaba Julius Nyerere, yaba ari Hassan Mwinyi, yaba perezida bandi bagiye bakurikira kugera kuri Colonel Jakaya Kikwete, ubona ko CCM yacitse intege, yahibaye nkihindura imigendekere yayo, itangira kwijandika ngabo bagiye kurasa muri Kongo, bagiye kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. CCM rero iyo ngiyo iteye gutyo nayo igendera ku mbago muri iyi minsi, kumbwira ngo nayo no kubutegetsi bigenda bw'u Burundi idafite icyo burusha none ku rundi ruhande nta na kimwe kigihari. Simbizi kireka wene umuntu wifitiye imyumvire n'imyizerere uvuga ati tiziye muri gihanganye n'igitangaza, cyangwa se akaba afite ukuntu atumvikana na CNDD-FDD akabona ko hari icyama kidashinga kitabyina, buri umwe wese afite uko mu indorerwamo yibonamo, ariko ntabwo puissance CCM ari ifite ntekiza ko zigifite zo kuba yategeka uko ibintu bigenda mu kindi gihugu, kuko n'imbere mu gihugu cyabo muri Tanzania ntabwo gifite inkoni y'icyuma yo gutegeka uko abatanzania n'ibyo bakora. Seriously, ntabwo ari ya CCM wavuga ngo yahikavarinze Tanzania ikanasagurira ibihugu bituranye ku buryo yajya gukanga mu Burundi ngire Burundi se bushyira kuzikora ko CCM yabyemeje gute se gute influence ya CCM. Abandi bati ese Kikwete bwo ati ntiyashobora kuba yagambanira Ndayishimiye, ahubwo ari uko adashaka ko yongera kuyobora u Burundi, hatakaba ariyo mpamvu ashaka no gushyiramo iyo turufu, hatariko mu by'ukuri ari nk'ikarita ari gucanga kuba ashaka gutanga undi mukandidati niyo ataba Bunyoni. Erega nyiri nkota bifite ikirindi. Niba perezida Ndayishimiye yaritaga perezida Magufuli baba, akabivuga Kigoma hari yabahuye n'ibintu biri on record urabyibuka. Icyo gihe umurongo perezida Ndayishimiye yari arimo washoboraga kuba wumva ko iyo CCM uvuga muzehe Magufuli nyakwigendera nyine ari abantu bafite supremacy quelconque runaka yanakwita iryo zina n'icyo cyubahiro yabahaye, niba bitaro uburyarya. Yego, kuko no muri politike n'uburyarya bubamo, si byo si kimwe. Ubwo urumva iyo standing uko kuntu uwo Ndayishimiye yarahagaze muri iyo myaka, dusipoze ngo wenda ni naho Bunyoni yahagarara gukeza Tanzania, gukeza CCM, gukeza. Yego, none se Tanzania ninjije bo barishwa yuko uwo general Bunyoni we bagize uburyo bamu raising akazamuka, we ataba barandayishimiye wundi. Erega ikintu genda nakubwiye tsoye njya mbibwira se n'ubwa mbere nuvuze ngo nzashinga kaminuza ifite faculty yigisha abantu uwo bita perezida w'igihugu cyari cyo. Yego, uzi ko abantu benshi batagira iyo understanding. Just ubona perezida mwakinanye umupira nka Ndayishimiye, mwabanaga mu ndaki, mwagiraga mute mukiri mu ishyamba, uracyamubona nka Ndayishimiye watekerezaga mbere ko you are wrong, uribeshya. Nundi Ndayishimiye uri mu ntare rushatsi iyo presidence ufite araho bicomekeye, urumva. Yego, urabona ukuntu tubona izinga z'amashanyarazi zitunyura hejuru, yaba high tension haba medium tension, yaba iki n'iki bisinga bigenda. Umuntu ubona insinga akabona ndetse n'ahacomeka muri prize acomekamo, uriya muntu aza amashanyarazi nk'amumurikira nk'urumuri, aza amashanyarazi nk'insinga ziyagendamo abibona mu kirere bigenda, ariko ntabwo aza amashanyarazi nk'uri ku ruganda rwayo ngarebe ukuntu biba bihinda bitogota. Yego, abatekinisiye bavanga bagira gute n'amazi nuko batanga urugero cyo batanga urugero cyose. Abantu benshi ku isi batekereza urwego rw'abo bita perezida w'ibihugu byabo, urumva. Bamubona mu mbwirwaruhame, bahura muri mitingi, bagira gute na gute. Ubwo ni ku isi yose cyangwa muri Afurika ndimo kuvuga, ariko mu by'ukuri ntabwo bashobora gusobanukirwa who is the president.
sibyo nyine abo perezida bucomekeye ntabwo abo perezida bucomekeye uze kuza gukangisha uriya mudamu wo muri Tanzania ngo yagira influence kuri Ndayishimiye ni generali uriya musivile wo muri Tanzania yakora politiki ijya gukanga generali Ndayishimiye mu buryo binyuze he yego Ndayishimiye ni perezida wa Burundi uriya afite executive order mu biganza uriya perezida w'igihugu n'umuntu ukomeye ntabwo utajya kumugira potopoto kuko utavuga rumwe nawe utagira gute buriya ntureba byanyobeye byancanze nanenga CNDD na politike yayo urumva nagera kuri perezida ngaca ku rundi ruhande kuko perezida we yanahindura CNDD akayikuraho akarema irindi shyaka ubu ngubu yabikora kurusha uko CNDD yamuhindura kuko nta kirwa CNDD gusa asigara uw'abarundi wese numva niyita ngo nese abarundi yego so rero byukuri ubusanzwe singiye guhakana kamashyaka akomeye adashobora ko influencinga ndi adakomeye mu bihugu bitandukanye ariko iyo bigeze ngo guhindura ngo kugena ngo uzagenda gute iyo CCM ko bijya bicanga ko mu gihe cya Edouard Rwasa na Magufuli bahirimbanye muri kokasi y'indane mu ishyaka mu matora abera mu ishyaka rya CCM bikaba bibi cyane Rwasa akajya muri Chadema akibamazamo akanatsindwa mu minsi ishize ko abonye ibyo ba Humphrey Polepole bakoze ibyo ba Gwajima bakoze Apotre Gwajima bakoze mu gihe cyo kongera gutorwa kwa uyu mudamu Samia Suluhu Hassan bigasakuza uhitwa Faturuka buriya irani shyaka rigikangata ajya gukangata kuri CNDD muri iyi minsi isa nkaho ikomeye kurusha CCM. Gasaro TV.